Muraho neza abakunzi bacu bahora badukwiye umunsi ku munsi. Iyi ni ya YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV, aho tuje gukosora ikizami kiba kimaze gukorwa kano kanya kugira ngo turusheho kubona imyitozo ihagije kugira ngo nitugiye guha tuzatsindiye ku manota hejuru kandi bitatugoye. Ikintu usabwa kugira dukosora ikizami nk'iki ntabwo bigoye, ufata agapapuro ugafata ikaramu ukajya ahantu hatuje. Ikibazo kiba gifite ibisubizo bine, ukajya ugenda uhitamo igisubizo cy'ukuri kugira ngo uze kureba amanota uraza kugira kuri 20 mwa kino kizami kiba kimaze gukorwa kano kanya. Iyo ubonye hari ibiri kukugora ubyandika muri komenti, iryo somo nkaritegura bitewe n'ibiri kukugora kugira ngo nugerwaho uzatsindiye ku manota hejuru kandi bitakugoye. Uramutse ugize ikibazo uri gukosora uranyandikira cyangwa ukamamagara kuri 0789 935 16 26 nkagusobanura serivisi yo gusobanura ikibazo cyose uba wagize mwa kino kizame. Iba ari ubuntu. Mbere yuko ureba video jya aho hantu handitse subscribe niba ushaka kuzakora rimwe uhakande, kuko ikintu cyose nshyira kwa ino YouTube channel yanyu ni ukugira ngo ukore rimwe ututsinda. Byaba biriya bibazo postinga biri gukunda kuza mu kizame, yaba amasomo ngenda bashyiraho abafasha kumva bino bizame byakozwe, yaba bino bizame byakozwe aba ari byo kugira ngo nujya gukora uzakore rimwe uhita utsinda. Rero kugira ngo urebe ino video manzi ujya wanditse subscribe uhakande kugira ngo ikintu cyose nshyizeho ujye ukibonera ku gihe utarindiye ko bagenzi bawe aribo bagusharinga link. Ndakeka ko mwamaze gufata udupapuro, ndakeka ko mwamaze gufata udukaramu, ariko mbibutsa ko kode ziri koneka aho waba yose mu gihugu. Twandikiye cyangwa uduhamagare kuri 0789 935 16 26 tugufashe kubona kode mu gihe gitoya. Ukeneye kwiga mu buryo bwa online uri kure bitagukunda guze twigane mu ishuri, uduha amasaha uboneka ku munsi yageze turaboneka. Tuba dufite amasomo ateguye neza, imyitozo myinshi tugendeye kwa ino babaza, wazagirwaho ugakora rimwe ugahita utsinda. Rero mutwandikiye cyangwa muduhamagare kuri 0789 935 16 26 tubibafashemo. Ndatekereza ko rero mwamaze gufata udupapuro, ndatekereza ko mwamaze gufata udukaramu. Reka dutangiye n'ikibazo cya mbere cyabajijwe mu kizame cy'uyu munsi. Bibutsa ko ibibazo biragaruka, wakosora kino kizame kimwe kimaze gukorwa wagerwa mu kizame cyawe ukabona ibibazo 7-5 biragarutse byo mwa kino kizame kimwe wakoze. Kugira ukore rimwe tutsinda biba bigusaba imyitozo myinshi ihagije. Niyo mpamvu mbere yo kujya kureba ino video jya aho handitse subscribe wakande n'ijya cyaho kizame. Murabizi buri munsi hakorwa ikizame ukagishyiraho, sigaye tukabashyiraho n'amasomo agenda bafasha kumva neza bino bizame biba byakozwe kugira ngo uzajye uhita uyabona ku gihe. Rero jya wanditse subscribe ukakanda. Ikibazo cya mbere kirabaza ngo amatara maremare y'ikinyabiziga agomba kuzimwa mu bihe bikurikira ryari? Hano ibisubizo bine baduhaye. Arava ngo iyo umuhanda umurikiwe hose kandi umuyobozi ashobora kubona nibura mu ntera ingana na metero 200. Beka kubwira ngo iyo ikinyabiziga gikurikiye mu ntambwe zitagera muri metero 100, keretse iyo umuyobozi wacyo ashaka kunyura ku cyo akurikiye acana zimya vuba vuba amatara maremare. Seka kubwira ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri. Iyo bakubwiye ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri, washatse kukubwira ngo A iraba ari igisubizo cy'ukuri ndetse na B ize kuba ari igisubizo cy'ukuri, naho D kakubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Iyo bakubwiye ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo, ho washatse kukubwira ngo A ntabwo ari igisubizo cy'ukuri, B ntabwo ari igisubizo cy'ukuri ndetse na C ntabwo ari igisubizo cya nyacyo. Hano abona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Se ana amatara maremare y'ikinyabiziga bagomba kuzimwa mu bihe bihe. Ndatekereza ko amaze guhitamo igisubizo cy'ukuri, ubonye igiye kukivuga utari wamara kugihitamo uhagaritse video kugira ngo uze kwizera ko amanota ugize kuri 20 ariyo wari kugira mwa kino kizami kimaze gukorwa aka kanya. Rero hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ndatekereza ko aramaze guhitamo C, ndatekereza ko aramaze kuyandika ku papuro. Iyo wahisemo A uba wagize 0, iyo wagihisemo B uba wagize 0, kuko ni system ibiri kugosora. Hari umuntu wigeze kumpamagara arambaza se iyo wahisemo A cyangwa hitamo B n'ubundi ko nayo iri mu bisubizo by'ukuri nta n'igice baguha? Ni system ibiri kugosora, iyo utagikoze uba ufiteho 0. Ndatekereza ko usobanukiwe. Mbibutsa ko kode zirahari aho waba yose mu gihugu, twandikiye cyangwa uduhamagare kuri 0789 935 16 26 tugufashe kubona kode mu gihe gitoya. Uri mu mujyi wa Kigali ukeneye kwiga ugakora rimwe ugahita utsinda kandi wize mu gihe gitoya,
umunsi umwe cyangwa ibiri, ariko biba gusaba kuba turi kumwe tukakwigisha turi kumwe, wazagerwaho ugakora rimwe uhita utsinda. Uhita utwandikira kuri 0788 tukaza tukakureba tukakwigisha, mu minsi 2 ukagenda ugakora ugahita utsinda. Ariko bikunda gushoboka ku bantu bari mu mujyi wa Kigali kuko hari abantu baba bari kure bitakunda ko tuhabasanga, ariko namwe ikizami cyose cyakozwe iyo ugikosoye wabona hari biri kukugora ukanyandikira cyangwa ukampamagara kuri 0788 nkwigisha mu buryo bwa online, ukaba amasaha abonekaho ku munsi yajya agera nkaboneka nkakwigisha, wazagerwaho mu cyumweru kimwe n'igice cyangwa icyumweru ukagenda ugakora rimwe ugahita utsinda. Ikibazo cya kabiri kikabaza ngo iyo akanyabiziga gasunikwa cyangwa ibyo gatwaye bidatuma umuyobozi abona neza imbere ye, uwo muyobozi agomba gukora ibi bikurikira. Ugomba gukora iki? Araba ngo ushaka umuherekeza, ubwo ni babandi bagenda hejuru y'imizigo batandiboye. Beka ngo gukurura ikinyabiziga cye. Sega ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri, ubwo A ikaba ari igiso cy'ukuri na B ikaba ari igiso cy'ukuri. Tumaze kwivugaho ku kibazo cya mbere. Deka ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo, aho A iba atari igisubizo cy'ukuri, B ikaba atari igisubizo cy'ukuri, ndetse na C ikaba atari igisubizo cya nyacyo. Wowe hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Ndatekereza ko amaze kugitamo, ndatekereza ko amaze kucyandika ku papuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni B. Ugomba gukurura ikinyabiziga cyawe. Ikintu ugomba gukora, umuyobozi w'ikinyabiziga agomba gukurura ikinyabiziga cye. Ese uramaze guhitamo B? Ese uramaze kuyandika ku papuro? Ikibazo cyose ubonyeho ujye umenya ko isaha n'isaha gishobora kuza mu kizamini urakora, niyo mpamvu uba ugomba kukivaho ucyumvishe. Wabona hari ibiri kukugora ukabyandika muri komenti zanyu zose ndazisoma nkareba ibyo mwansabye nkabibakurikirizaho mu gihe kitarambiranye. Bibutsa ko maze kubashyiraho video y'amoko atanu y'ibyapa byo ku mihanda. Hari abantu bakimbaza jya mwahera ibintu mba napostinze hara muri community, urahita uyisangamo uyirebe. Nta kibazo cyo ku byapa kizongera kukugora kuko kuniteguye n'ubusobanuro bw'ibyapa n'ibibazo babazaho. Umara kuyireba nta kibazo cyerekeye ku byapa cyakugora. Ndi kubategura andi masomo kugira uzahita uyabonera ku gihe. Jya wanditse subscribe uhakande. Ikibazo cya gatatu kikabaza ngo amatara ndangacyerekezo agomba kuba agizwe n'ibintu bifashe ku rumuri rumyatsa biringaniye ku buryo bigira umubare utari igihagwe ku mpande z'imbere n'inyuma z'ikinyabiziga. Ayo matara aba afite amabara akurikira. Ayahe mabara? Hano ibisubizo bine baduhaye. Ubwo ayo mabara y'ayo matara basate. Ese ayo matara aba yaka ate? Nibyo washatse kuvuga. Iyo uri kubona riri kwaka riba risa rite? Aravuga ngo amabara y'imbere aba yera cyangwa ari umuhondo. Beka ngo ay'inyuma atukura cyangwa asa n'icunga rishije. C kakubwira ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri. D kakubwira ngo ay'inyuma basa n'icunga rihishije. Wowe urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari ikemwa bino bisubizo bine baduhaye. Ndatekereza ko amaze gutemeza cy'ukuri, ndatekereza ko amaze kucyandika ku papuro. Hani igisubizo cy'ukuri nta kindi ni C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Amatara y'imbere aba yera cyangwa ari umuhondo, naho ay'inyuma batukura cyangwa asa n'icunga rihishije. Bibutsa ko iyo uvuze ngo A nayo ni igisubizo cy'ukuri cyangwa wahitamo B nayo ni igisubizo cy'ukuri, ariko iyo wahisemo A gusa utahisemo na B ngo uhitemo inyuguti ya C uba ufite 0 kuko ni system ibiri kugukosora. Ntabwo ibizi wese ngo A baba bariyabwiye C igisubizo cy'ukuri kigomba kuba ari C, iyo atari cyo uba wagize 0. Ndatekereza ko ramaze guhitamo rero C, ndatekereza ko ramaze kuyandika ku gapapuro. Ikibazo cya kane kikabaza ngo amahoni y'ibinyabiziga bigendeshwa na moteri agomba kohereza ijwi ry'injyana imwe rikomeza kandi ridacengera amatwi, ariko ibinyabiziga bikurikira bishobora kugira ihoni ridasanzwe ridahuye n'ibivuzwe haruguru. Hari ibinyabiziga biba bigomba kuba bifite ihoni ridasanzwe ku buryo kivuza ihoni ugahita uvuga ati hari ikintu kibaye kidasanzwe. Niba uri umuyobozi w'ikinyabiziga ukaba wahigamira cyangwa se ukaba wagira izindi ngamba ushyira mu bikorwa kugira wirinde icyago. Ibyo binyabiziga biba bigomba kugira ihoni ridasanzwe ridahuye n'ibivuzwe haruguru. Ni ibihe? Aravuga ngo ibinyabiziga ndakumirwa. Beka kuvuga ngo ibinyabiziga bikora ku mihanda. Sega ngo ibinyabiziga bifite ubugari burenze 2.10 m,
D ikakubwira ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri. A, ibinyabiziga ndakumirwa, na B, ibinyabiziga bikora ku mihanda bikaba ari ibisubizo by'ukuri. Ese wowe urabona hano igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari ikihe mwa bino bisubizo bine baduhaye? Ndatekereza ko wamaze kucyitamo, ndatekereza ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Hari igisubizo cy'ukuri ni ikihe? Nta kindi rero, ndakeka ko wamaze kucyitamo. Ubonye ugiye kukivuga utari wamara kucyitamo uba uhagaritse video. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni D. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ndatekereza ko wamaze kucyitamo rero, ndatekereza ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Igisubizo cy'ukuri hariya ni D. Ikibazo cya gatanu kibaza ngo ni iki umuyobozi w'ikinyabiziga yakora igihe agize uruhare mu mpanuka yo mu muhanda aho nta wakomeretse ariko ibinyabiziga bikaba byateza icyago cyangwa byafunze umuhanda? Ugize uruhare mu mpanuka, ibinyabiziga byanyu bishobora kuba byafunze umuhanda cyangwa byateza abandi bayobozi ibyago. Ese uba ugomba gukora iki? Ariko batubwiye ko nta wakomeretse. Hano hari ibisubizo bine baduhaye, hitamo icy'ukuri. Aravuga ngo gushushanyaho zagonganiye no kuzishyira ku ruhande. Mbega ngo gukuramo abagenzi ugashyiraho icyapa cya mpande eshatu gitukura ku modoka. Deka ngo gutegereza ko abapolisi bahagera mbere yo gukura ibinyabiziga mu muhanda. Deka ngo guhagarika ibindi binyabiziga kugeza ikibazo gikemutse mukabona kubikura mu muhanda. Ese uba wakora iki? Ugize uruhare mu mpanuka ariko ntawakomeretse. Ese uba ugomba kwitwara ute? Uba ugomba kugira iyihe myifatire? Hano hari igisubizo cy'ukuri, ndakeka ko wamaze kucyitamo, ndatekereza ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano ikintu uba ugomba gukora, uba ugomba gushushanya aho zagonganiye no kuzishyira ku ruhande. Ugashushanya aho zagonganiye. Ibyo bifasha abapolisi iyo bahageze kumenya se ninde wari uri mu makosa, no gushyira imodoka zanyu cyangwa ibyo binyabiziga ku ruhande kugira ngo bitabangamira imigendere isanzwe y'ibindi binyabiziga bikareka izindi zigakomeza. Ndatekereza ko waramaze guhitamo A, ndatekereza ko waramaze kuyandika ku gapapuro. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya gatandatu, kibabaza ngo igihe umuyobozi w'ikinyabiziga agenda mu nzira y'icyerekezo kimwe akifuza gukata ibumoso yakora iki? Ino nzira y'icyerekezo kimwe ni ya nzira iyo wamaze kuyinjiramo uba ugomba gukomeza imbere paka uyivuyemo. Iyo uyivuyemo noneho ugeze mu muhanda ubisikanirwamo, haba hari icyapa kiburira cya mpande eshatu gifite umuzenguruko utukura, ubuso bwera n'ibirango by'umukara, kikubwira ko noneho wageze mu muhanda ubisikanirwamo. None uri mu uwo muhanda w'icyerekezo kimwe, mu iyo nzira y'icyerekezo kimwe, ukifuza gukata ibumoso, uba wakora iki? Hano hari ibisubizo bine baduhaye, hitamo icy'ukuri kimwe. A iravuga ngo gutwara yigera umurongo wo hagati mu muhanda yerekeza ibumoso. Beka ngo gutwara yegera uruhande rw'iburyo bw'umuhanda. Seka ngo gutwara yegera ku ruhande rw'ibumoso bw'umuhanda. Naho deka kubwira ngo gutwarira hafi y'umurongo ugabanya umuhanda mo kabiri. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari ikihe mwa bino bisubizo bine baduhaye? Ndatekereza ko wamaze kugitamo igisubizo cy'ukuri, ndatekereza ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni C. Ugomba gutwara yegera ku ruhande rw'ibumoso bw'umuhanda kuko n'ubundi niho uba ushaka gukatira. Ikibazo cya karindwi kikabaza ngo tegereze neza, kibaza ngo mu gihe utwaye ikinyabiziga nijoro ucanye amatara maremare ugahura n'ikindi kinyabiziga giturutse mu kindi cyerekezo. Ni igihe cya nijoro utwaye ikinyabiziga cyawe ariko wacanye amatara maremare, none uhuye n'ikindi kinyabiziga kiri guturuka mu kindi cyerekezo, ubwo kiri kuza kigusanga. Hano hari ibisubizo bine baduhaye. Aravuga ngo gukomeza ibumoso. Mbega ngo kuzimya ucana amatara maremare n'amagufi. Sega ngo kuzimya amatara maremare kugeza ikindi kinyabiziga kigutambutse. Deka ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Uba ugomba gukora iki? Hano hari ibisubizo bine baduhaye, hitamo icy'ukuri, ahasigaye ucyandike ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uraza kugira kuri 20. Kino kizame kimaze gukorwa kano kanya, uri gukosora ukabona hari ikintu kiri kukugora, cyandike muri comment nzagikurikizeho mu gihe kitarambiranye. Ikintu uba usabwa no gukanda subscribe kugira ngo ninyishyiraho uzahita ubona notification ko hari ikintu kizeho, kugira ngo uhite ubona iryo somo nugerwaho ukore rimwe uhite utsinda. Murabizi ni nayo ntego yacu, ariko niba uri hafi gukora urakora uyu munsi cyangwa ejo, urareba biriya bibazo ndi gukunda gupostinga biri kuba ari ibibazo biri gukunda kuza mu kizame. Kugira rero ujye urahita ubona ko mbishyizeho, jya wanditse subscribe
uhakande. Ese hano uba ugomba gukora iki? Ndatekereza ko wamaze guhitamo igisubizo cy'ukuri. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni se kuzimya amatara maremare kugeza ikindi kinyabiziga kigutambutse. Impamvu ugomba kuzimya amatara maremare y'ikinyabiziga cyawe ni ukugira ngo urumuri rwayo rudahumisha undi muyobozi w'ikindi kinyabiziga uri kuza gusanga, bikaba byatuma atareba imbere neza, bikaba byamuteza ibyago. Murabizi iyo mugiye kubisikana n'undi muyobozi w'ikinyabiziga ugomba kuzimya amatara maremare y'ikinyabiziga cyawe. Niyo mpamvu hano igisubizo cy'ukuri kibaye se. Ndatekereza ko wari wamaze kucyandika ku gapapuro, ndatekereza ko uramaze kugihitamo. Hano ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 8, kirabaza ngo igihe umuyobozi w'inyamaswa afite inyamaswa idatuje asaba ko ibinyabiziga bihagarara, ese uba ugomba kubyitwaramo ute? Hano A irakubwira ngo umuyobozi w'ikinyabiziga agomba guhagarara. Mbega ngo umuyobozi w'ikinyabiziga agomba kuvuza ihoni agakomeza. Seka ngo umuyobozi w'ikinyabiziga agomba kugabanya umuvuduko. Ndeka ngo ibisubizo byose ni ukuri. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyajya cyari ikihe? Nka bino bisubizo bine baduhaye, umuntu yaratwaye inyamaswa cyangwa itungo, yararijyanye mu isoko riramusaranye. Ese ugomba kwitwara ute nk'umuyobozi w'ikinyabiziga? Tegereze neza mwa bino bisubizo bine baduhaye, uhitemo icy'ukuri, ucyandika ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uraza kugira kuri 20. Rero ikintu uba ugomba gukora hano, igisubizo cy'ukuri nta kindi ni A, umuyobozi w'ikinyabiziga aba agomba guhagarara. Iyo nyamaswa nta bwenge igira, ushobora kuvuga ngo uragabanya umuvuduko, ngo uravuza ihoni, ntabwo ibiza ubwenge. Ikintu uba ugomba gukora kugira ngo wirinde ibyago ni uguhagarara akabanza agafata iyo nyamaswa, asigaye ukabona gukomeza. Ndatekereza ko uramaze guhitamo A, ndatekereza ko uramaze kuyandika ku gapapuro. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 9, kirabaza ngo iyo nta mategeko awugabanya by'umwihariko umuvuduko ntarengwa ku modoka zidafite ibizibuza kwiceka kubera ko ariko zikozwe ni, ese nuhe muvuduko mu saha? Araba ngo kilometero 70 mu saha. Mbega ngo uvuga ngo kilometero 40 mu saha. Seka ngo kilometero 25 mu saha. Ndeka kubwira ngo kilometero 20 mu saha. Mbibutsa ko ibintu bya kilometero runaka mu saha ntabwo ugenda uri gupima, ahubwo ikinyabiziga cyawe kiba gifite ahantu herekana umuvuduko uri kujya ugenderaho mu saha. Hano abona igisubizo cy'ukuri cyanye cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Ndatekereza ko amaze kugihitamo rero, ndatekereza ko amaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni, hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni se, kilometero 25 mu saha. Mujye mubireba bino bibazo muhitemo bifata, kuko n'ubundi nibajya kukikubaza ni guke barakikubaza kimeze. Bakubwiye ngo nta mategeko awugabanya by'umwihariko umuvuduko ntarengwa ku modoka zidafite ibizibuza kwiceka kubera ko ariko zakozwe ni. Hano rero aba ari kilometero 25 mu saha. Ikibazo cya 10 kikabaza ngo iyo nta mategeko awugabanya by'umwihariko umuvuduko ntarengwa ku modoka zidafite ibizibuza kwiceka kubera ko ariko zakozwe ni. Hano ibisubizo bine baduhaye, hitamo icy'ukuri. Araba ngo kilometero 20 mu saha. Mbega kubwira ngo kilometero 40 mu saha. Seka kubwira ngo kilometero 35 mu saha. Ndeka kubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese hano wabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Itegereze neza, usubizanye ubwitonzi. Igisubizo cy'ukuri cyandike ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota araza kugira kuri 20. Ndatekereza ko amaze guhitamo igisubizo cy'ukuri hano. Ndatekereza ko amaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Niba wishe kino kibazo urantengushye. Kino kibazo rero kimeze neza neza nka kino cya 9. Kino bahinduye, twari tumaze kubona ko igisubizo cy'ukuri aba ari se, kilometero 25 mu saha. Ku kibazo cya 10 hari kilometero 25 ariko na mwa kino kibazo baduhaye ntazo. Niyo mpamvu hano ho nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Niba wishe kino kibazo cya 10 urantengushye pe, urantengushye. Hano igisubizo cy'ukuri cyari D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Mbibuza kuko kode ziri kuboneka aho waba uri hose mu gihugu. Kano kanya abantu bakimbaza se batangiye gukora. Wowe ikintu ubusabwa, iyo ufite ibisabwa iminota 3 umaze kubona kode. Iyo tumaze kugushakira kode tuba tubonye ko hari umunyeshuri wacu uri hafi gukora, akatwandikira kuri WhatsApp ikintu cyose cyagufasha tukajya tugiguhera ku gihe. Ikibazo cya 11 kikabaza ngo ikintu cyose cyatuma hahindurwa ibyanditse bireba nyiri karita cyangwa biranga ikinyabiziga
kigomba kumenyeshwa ibiro by'imisoro haba mu magambo cyangwa mu ibaruwa ishinganye. Ibyo bikorwa mu gihe kingana gute? Hano ibisubizo bine baduhaye, araba ngo mu minsi 5, beka ngo mu minsi 8, seka ngo mu minsi 15, beka ngo nta gisozo cy'ukuri kirimo. Wenda hari ibintu bitumye ikarita yawe cyangwa ibiranga ikinyabiziga bihindurwa. Ikinyabiziga cyawe cyaragonze, wenda ntabwo kizasubira mu muhanda, cyangwa se wacyohereje mu mahanga. Rero niba hari ibyahindurwa ku ikarita, biba bigomba kumenyesha ibiro by'imisoro n'amahoro haba mu magambo cyangwa mu baruwa ishinganye. Murabizi ibinyabiziga biba bisora, none ibyo biba bigomba gukorwa mu minsi ingahe? Hano rero igisozo cy'ukuri ndatekereza ko amaze kugitamo, ndatekereza ko amaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisozo cy'ukuri nta kindi ni B, mu minsi 8. Ibyo biba bigomba gukorwa mu minsi itarenze 8. Ndatekereza ko ramaze guhitamo B, ndatekereza ko ramaze kuyandika ku gapapuro. Ikibazo cya 12 kibaza ngo kunyuranaho bikorerwa. Kunyuranaho mu zindi ndimi z'amahanga numva mukoresha ngo ni ukudepasa. Ubu usanga ahubwo umuntu azi ngo kudepasa, kunyuranaho byo atazi ngo bisobanura iki. Rero hano ikinyarwanda dukoresha ni ukunyuranaho. Niba ajya no kukubaza ikibazo bazakiguha kimeze gutya. Kunyuranaho bikorerwa ariko ngo mu ruhande rw'iburyo gusa, beka ngo igihe cyose ni ibumoso, seka ngo iburyo iyo unyura ku nyamaswa, beka ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese kunyuranaho bikorerwa he? Ndatekereza ko amaze guhita imisozo cy'ukuri hano, ndatekereza ko amaze kuyandika ku gapapuro. Hano igisozo cy'ukuri nta kindi ni D, nta gisozo cy'ukuri kirimo. Hano ubundi igisozo cy'ukuri cyakagombye kuba B, igihe cyose ibumoso. Ariko kunyuranaho murabizi bikorerwa ibumoso, ariko iyo bavuze ngo igihe cyose ni ibumoso, ituvuga ko nta gisozo cy'ukuri kirimo. Ariko nk'iyo kuri B bavuga ngo ni ibumoso, cyari kuba igisozo cy'ukuri. Ariko kubera bavuze ngo igihe cyose ni ibumoso, uhita uvuga ko nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ariko ikindi gihe niba kubwira ngo kunyuranaho bikorerwa he, uzahita uvuga ko bikorerwa ibumoso. Ariko niba bashyiraho ngo igihe cyose ni ibumoso, uvuge ko nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Impamvu mbabivuzeho nkanabitindaho nuko nzi ko hari ibindi bibazo byinshi basubiza ko kunyuranaho bikorerwa ibumoso. Ariko iyo bavuze igihe cyose uvuga ko nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ikibazo cya 13 kikabaza ngo ibimenyetso by'agateganyo bigizwe n'imitemeri y'ibara risa n'icunga rishije bishobora gusimbura ibi bikurikira. Iravuga ngo imirongo yera irombereje idacagaguye gusa, beka ngo imirongo yera irombereje idacagaguye n'icagaguye, seka ngo imirongo icagaguye n'idacagaguye ibangikanye, ndeka ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano ikintu ndagusobanura ikintu cyitwa imirongo ibangikanye. Abantu benshi mu kinyarwanda gikunda kubagora, ngo ibangikanye ngo ubwo ngo iyo mirongo ibiri umeze ute? Iyo mirongo aba ari imirongo ibiri isa nkaho yegeranye cyane. Akenshi ikunda kuba iri hagati mu muhanda, irombereje hagati mu muhanda cyangwa iri ku mpande z'umuhanda. Iyi isa nkaho ari ebyiri ifatanye ariko idafatanye, nibyo byita kubangikana. Ese hano wabona igisozo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Hano rero igisozo cy'ukuri nta kindi ni B, imirongo yera irombereje idacagaguye n'icagaguye. Ndatekereza ko ramaze guhitamo B, ndatekereza ko ramaze kuyandika ku gapapuro. Niba utari wagikoze, ndatekereza ko mukizamura akora mu kanya cyangwa urakora ejo, nikigaruka kitazakunana. Ikibazo cyose duhuye nacyo ujye ukivaho cyumvishe, kuko bino bibazo n'ubundi nibyo bababaza. Ibibazo biragaruka, uragira mu kizame cyawe ubona ibibazo 7 byagarutse byo mwa kino kizame kimwe wakoze, usanga ibibazo 8 biragarutse. Kujya rero ukorera imwe utsinda, ubona imyitozo ihagije kwa bino bizame biba byakozwe. Niyo mpamvu busabwa gukanda subscribe kugira ngo ikintu cyose kizeho ujye uhita ukibona ku gihe, ugikosore nugerwaho uzakorera imwe uhita utsinda. Ikibazo cya 14 kikabaza ngo iyo bitagishoboka kubona muri metero 200 imodoka zikuruwe n'inyamaswa, ingorofani, inyamaswa zitwaye imizigo cyangwa zigenderwamo, kimwe n'amatungo bigomba kurangwa ntabwo bishoboka kubona muri metero 200 bitewe se n'ibihe. Wenda hari igihe cy'ibihu cyangwa se n'igihe cy'izuba, ariko hari umucucu, ntabwo umuyobozi w'ikinyabiziga ari kureba muri metero 200. Rero imodoka zikuruwe n'inyamaswa, ingorofani, inyamaswa zitwaye iyo mizigo cyangwa zigenderwamo, kimwe n'amatungo bigomba kurangwa kurangwa n'iki? Hano ibisubizo bine baduhaye. Aravuga ngo imbere ni itara ryera, beka ngo imbere ni itara ry'umuhondo cyangwa risa n'icunga rishije, seka ngo inyuma ni itara rimwe ritukura
ndeka kubwira ngo ibisubizo byose ni ukuri. Wowe hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Ndatekereza ko amaze kugitamo igisubizo cy'ukuri, ndatekereza ko amaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni D. Ibisubizo byose ni ukuri. Ikibazo cya 15 kikabaza ngo guhagarara akanya gato no guhagarara akanya kanini bibujijwe cyane cyane hakurikira. Hari ahantu biba bibujijwe guhagarara umwanya munini cyangwa muto. Hehe? Arakubwira ngo ku mihanda y'icyerekezo kimwe hose. Mbega ngo mu ruhande ruteganye n'urw'ikindi kinyabiziga gihagazemo akanya gato cyangwa kanini. Mbega kubwira ngo ku mihanda ibisikanirwamo y'ubugari bw'umwanya w'ibinyabiziga ugomba gutuma bisikana budafite metero 12. Mbega ngo ibisubizo byose nibyo. Ese hano abona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kiye mwa bino bisubizo bine baduhaye. Hitamo inyuguti ya nyayo. Nubona hari kiri kukugora ucyandike muri komenti. Ayo masomo yo yabateguriye mu gihe gitoya uhita uyabona kugira ngo nujya gukora uzakorere muri tutsinda. Maze kwishyiraho ibyapa byo ku mihanda, ibyapa by'inyongera, ibimenyetso bimurika, iriya mirongo yo mu mihanda, nabashyiraho n'iy'amashusho yose bababaza ari amashusho iyo video iriho, byose bimaze kubishyiraho. Nawe nyandikira muri comment icyo ukeneye ko nkwigisha mu gihe gitoya uhita ukibonera ku gihe. Ikintu busabwa ni kimwe, ujya wanditse subscribe ukahakanda nazabishyiraho ugahita ubibonera ku gihe. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni B. Mu ruhande ruteganye n'urw'ikindi kinyabiziga gihagazemo akanya gato cyangwa kanini. Ndatekereza ko kigarutse mu kibazamura kora mu kanya kitarakunanira. Ikibazo cya 16 kikabaza ngo amatara ndangamere n'aya ndanganyuma y'imodoka zitarengeje metero 6 z'uburebure na metero 2 z'ubugari habariwemo imitwaro kandi nta kinyabiziga kindi kiziritseho ashobora gusimburwa n'amatara akurikira iyo ibyo binyabiziga bihagaze mwanya muto cyangwa munini mu nsisiro bibangikanye ku ruhande rw'umuhanda. Hari abantu bakunda kumbaza mu nsisiro ni yavuze mu nsisiro mu zindi ndimi z'amahanga mu byita ngo ni muri quartier. Noneho twatuhanda duca mu nsisiro baba bavuga ni turaduhanda dukunda kunyurwamo n'abantu bahatuye. Ukabona haciyemo imodoka hagacamo iminota 30, hagacamo indi, hagacamo isaha, hagacamo indi, hagacamo iminota 15, hagacamo indi. Turadukunda gukoreshwa n'ubundi n'abantu bahaturiye. Nitwo baba bavuga. Hano rero ntabwo ari byo batubajije, ahubwo tugaruke ku kibazo batuhaye. Aravuga ngo amatara magufi. Mbega ngo amatara ndangaburumbarare. Ese ngo amatara yo guhagarara umwanya munini. Ndeka ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese hano none igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Ndatekereza ko amaze kugitamo. Ndatekereza ko amaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni C. Amatara yo guhagarara umwanya munini. Ese wari wamaze guhitamo C? Ese wari wamaze kuyandika ku gapapuro? Niba utari wayihisemo ndakeka ko kiramutse kigarutse mu kizamura kora mu kanya kitarakunanira. Murabizi ibibazo biragaruka mu kanya ushobora kugisangamo, rero ndakeka ko uraza kugikora. Ikibazo cya 17, umuntu wese warebye iriya video y'amoko 5 y'ibyapa byo ku mihanda, kino kibazo ugomba kugikora uko byagenda kose kuko harimo ubusobanuro nkashyiramo n'ikibazo babazaho. Niba warayirebye kino kibazo kikakunanira wigaye. Ikibazo cya 17 kibaza ngo icyapa gisobanura iki. Hano ibisubizo bine baduhaye. Kino cyapa kirimo bwo w'ibyapa biburira byo ku mihanda, birangwa no kuba bifite ishusho ya mpande 3, umuzenguruko utukura, ubuso bwera n'ibirango by'umukara. Ese kino cyapa gisobanura iki? Hano ibisubizo bine baduhaye. Hitamo igisubizo cy'ukuri cyanyacyo. Nawe niba utari wabona ino video y'amoko 5 y'ibyapa byo ku mihanda, so kuri YouTube channel yacu yirebe kugira ngo nujye ugera ku bibazo nk'ibi byerekeye gubyapa byere kujya bikugora. Araba ngo umuhanda bubatswe nabi. Mbega ngo agacuri kateza ibyago. Sega ngo umuhanda utaringaniye. Ndeka ngo akazamuka gahanamye. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Ndatekereza ko amaze gutema igisubizo cy'ukuri. Ndatekereza ko amaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni B. Agacuri kateza ibyago. Ubundi kino cyapa ino 10% iyo ribererekeye mu ruhande rw'ibumoso rw'iburyo babyita agacuri kateza ibyago. Iyo rino 10% riri mu ruhande rw'ibumoso babyita akazamuko gahanamye. Ndatekereza ko byumvishe. Noneho rino 10% bagenda barishyiraho bitewe n'ukuntu ako gacuri karaba gahanamye.
10% ugahita umenya karaba gahanamye kuri urugero 20%, 30%, 40%. Ubwo uri kugenda wumva ukuntu utwo ducuri turaba dutandukanye bakoresheje ikigereranyo cya purusa ku ijana. Ndatekereza ko ramaze guhitamo B, ndatekereza ko ramaze kuyandika ku gapapuro. Ikibazo cya 18 kikabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Gitegereza neza, gifite ishusho ya mpande enye, ubuso bw'ubururu n'ibirango by'umweru. Ese kino cyapa gisobanura iki? Kivuze iki mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda? Araho guhindura icyerekezo ibumoso uganaho bahagarara. Beka ngo umuhanda udakomeza. Sega ngo ntibyemeye guhindura icyerekezo ibumoso. Deka kubwira ngo guhindura icyerekezo ibumoso ugana ku cyome. Ese hano wabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari cyemwa bino bisubizo bine baduhaye? Ndatekereza ko amaze guhitamo igisubizo cy'ukuri mwa bino bisubizo bine baduhaye. Ndatekereza ko amaze kucyandika ku gapapuro. Kino cyapa ubundi gisobanura ko hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni B, umuhanda giteyeho udakomeza. Ndatekereza ko ramaze kugitamo rero, ndatekereza ko ramaze kuyandika ku gapapuro. Bakunda no gukibaza, ntuzajye mu kizame utari warebera video y'amoko atanu y'ibyapa byo ku mihanda. Niba utari wayibona sura mwabira bintu mba napostinze muri community, urahita uyisangamo nugerwaho uzakorera imwe utitsinda. Ikibazo cya 19 kikakubaza ngo ni iki umuyobozi w'ikinyabiziga yakora ageze hafi y'inzira ifunganye igihe ahuye n'ikindi kinyabiziga giturutse mu kindi cyerekezo. Hano ibisubizo bine baduhaye, ari akubwira ngo agomba kuguma mu mwanya yarimo agategereza gutambuka kw'ikindi kinyabiziga. Bega ngo kugabanya umuvuduko no gusiga umwanya uhagije hagati y'ikinyabiziga byombi. Sega ngo gutegereza ko undi muyobozi w'ikinyabiziga ava mu muhanda. Deka ngo gutwarira ikinyabiziga mu muhanda hagati kugira ngo abandi bayobozi bahagarare. Hano muri igiso cy'ukuri cyanya cyari kihe? Hano igiso cy'ukuri rero nta kindi ni B. Ugomba kugabanya umuvuduko ugasiga umwanya uhagije hagati yawe n'ikindi kinyabiziga. Ugomba gusiga umwanya uhagije. Hano igiso cy'ukuri ni B, kugabanya umuvuduko no gusiga umwanya uhagije hagati y'ibinyabiziga byombi. Nujya mu kizamu ukabona mu bisubizo bine baguhaye, kabona harimo icyo kugabanya umuvuduko, akenshi gikunda kuba ari igiso cy'ukuri 90%. Ntabwo 100% bari igiso cy'ukuri, ariko 90% bari igiso cy'ukuri. Murabizi hano dukosora ibizame tunababwira amabanga mwagenda mugakoresha, mukagenda mugakora rimwe mugahita mutsinda. Ikibazo cya 20 nacyo cya nyuma cyabajijwe uyu munsi kirabaza ngo umuyobozi w'ikinyabiziga agendera inyuma y'ikindi kinyabiziga akaba adateganya kukinyuraho yakora iki? Uri kugenda inyuma y'ikinyabiziga ariko nta gahunda ufite yo gudepasa. Ese wakora iki? Araba ngo kuguma inyuma y'icyo kinyabiziga hagati mu muhanda. Sega ngo kuguma inyuma yacyo kugira ngo yemerere ibindi binyabiziga gutambuka. Sega ngo gutwarira inyuma ye umwegereye cyane kugira ngo ureke ibindi binyabiziga bibanyureho. Deka ngo gutanga ibimenyetso ku bindi binyabiziga no ko byabanyuraho, gatanga nk'ibimenyetso nk'ibinyoteri cyangwa n'ibindi bimenyetso. Ese hano urabona igiso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Mu gihe uri kureba ugenda mu nzira nyabagendwa ariko ugaba udafite gahunda yo kudepasa, ikintu ugomba gukora ni igiso cy'ukuri nta kindi ni B, ugomba kuguma inyuma yacyo kugira ngo yemerere ibindi binyabiziga gutambuka. Ukaguma inyuma yacyo kugira ngo wemerere ibindi binyabiziga gutambuka. Ndatekereza ko ramaze guhitamo B, kuguma inyuma yacyo kugira ngo yemerere ibindi binyabiziga gutambuka. Ndatekereza ko ramaze kuyandika ku gapapuro. Kino kizame dukosoye ndakeka ko ari ikintu kigufashije. Niba ukeneye kubona ibindi jya wanditse subscribe wakande. Niba hari ikintu cyakugoye uri gukosora kino kizame cyandike muri comment zanyu zose ndazisoma, nkabategura amasomo nkazayabashyiriraho mukazayabonera ku gihe. Kode ziri koneka, ukeneye kwiga byose online twariye cyangwa duhamagare kuri 078 935 16 tubigufashemo. Ndabakunda cyane, Imana ibahe umugisha. Niba uri hafi gukora ureba ikizame cyose cyakozwe ibibazo biri gukunda kugaruka, ukande subscribe kugira ngo ikibazo ndi kugenda postinga ujye urahita ubona notification ukirebe kiri kuba ari ikibazo kiri gukunda kugaruka cyane mu bizame, uhita ukibonera ku gihe. Ndabakunda cyane rero, Imana ibahe umugisha, mugire ibihe byiza.